Kuva kera rero hahozeho igihe abantu babaho bameze nk'abakorera abandi, ariko buriya mu buzima bwa muntu hari ikitazigera gihinduka, nta kindi ni ifaranga. Uyu munsi tuje kuvugaho ifaranga, umukoroni mwiza, aho umuntu abyuka mu gitondo ndetse akazinduka yarubika ajya gushaka ifaranga, bikarangira acyuwe nijoro cyangwa se akanararamo ashaka amafaranga. Nta kindi kintu rero burya abantu bigeze bamenya gishobora kuba ari umukoroni, ndetse umunsi ku wundi umuntu yirirwa ahiga amafaranga agatutubikana, akaba yanakubitwa, ari naho umuntu atanga ubuzima bwe kugira ngo abone amafaranga. Ariko abantu ntabwo bigeze babasha kuvumbura ko burya ubukoroni bwa mbere ari ugukorera amafaranga. Akenshi na kenshi usanga ifaranga nubwo riyoboye isi ariko ari n'umukoroni. Wakwibaza utese gute? Banza utekereze niba hari umuntu waba uzi ufite amafaranga, uburyo aguhatsemo, uburyo agukoreshamo, ndetse uburyo akuyoboza igitugu kandi ntugire ikintu uvuga, ndetse ukaba utegetswe kumwubaha kugira ngo agushimire duke muri ya mafaranga atunze. Ntabwo ari ikindi rero n'ububasha amafaranga afite bwo gukoroniza ndetse no kuyobora isi yose atitaye ku cyubahiro. Burya icyubahiro cyose wagira uyobowe n'amafaranga. Nta muntu ukomeye imbere y'amafaranga, kuko buri muntu wese, yaba umunyabwenge, yaba umunyacyubahiro, yaba umukene, mbese uri hasi ku rwego rwose rushoboka n'uri hejuru ku rwego rushoboka, bose bari munsi y'igitugu cy'amafaranga, ndetse bahora ku gitutu bashakisha amafaranga, kuko batayabonye ntabwo bwacya kabiri. Amafaranga rero afite imbaraga nyinshi cyane, kuko n'ijambo avuze ntawe ushobora kurivuguruza. Kandi burya bajya baca umugani mu kinyarwanda ngo aho ifaranga rikubise haroroha. Bishatse kuvuga ko ndetse n'urukundo ashobora kuba yarugutiza mu gihe gito. Amafaranga rero burya ashobora kurengera mu gihe cy'ibibazo, cyane cyane ko burya icyo yavuga cyose ntawagihakana. Si ibyo gusa kandi ukwiye no kumenya rwose kuba amafaranga ari umukoroni mwiza, byo ntabwo ukwiye kubishidikanyaho. Izo ni ingingo nyinshi twagiye tuvugaho zikwereka uburyo amafaranga agukoronije. Nta muntu udakoronijwe n'amafaranga, twese turi munsi y'igitutu ndetse n'igitugu cyayo, kandi gikomeye cyane, kuko umuntu uzabura amafaranga muri iyi si nta jambo azigera agira. Rero akenshi na kenshi si byiza ko abantu baba abantu b'inkundamugayo. Mu gihe rero mwese mwisanze mu maboko y'umuntu ubayoboye, cyangwa se mu gihe nk'iki, biba bisaba kugira ngo abantu bagire urukundo. Nkora iyi videwo nagira ngo mbibutse ko buri wese akwiye kwirinda kuba yagira icyapfa na mugenzi we cyerekeye ku mafaranga, kuko ahangaha ni uguterwa warangiza nawe ukitera. Ifaranga ni musemakwere. Igihe cyose rero uzapfa na mugenzi wawe amafaranga, nawe uzaba wigambaniye. Ndetse burya ntawatinya kuvuga ko benshi bahemuka ku mafaranga aba ari ubugwari. Nta bugwari busumbye ubwo, ni nka bya bindi byo kuba umugabo w'imbwa aseka imbohe. Ifaranga si ikintu wagahoye mugenzi wawe, ahubwo mwakatuje mukarisangira uko ribonetse. Rero naha buri muntu wese gutekereza ndetse no gufata umukoro, mu gihe yari akoronijwe no kwibohora, akagerageza kwibohora ku mafaranga, kuko amafaranga igihe cyose azatuma benshi badatekereza vuba, ndetse abafite imitima yoroshye cyangwa se irarikiye cyane, itwarwa n'irari ryinshi cyane ryo gutunga byinshi, abo bazica benshi ndetse bazamarana nabo ubwabo. Rero guhera uyu munsi ucyumva iki kiganiro, tangira ufate ingamba nshyashya. Ubundi ibiganiro dukora ahangaha ni ibiganiro byo kubaka abantu mu mutwe. Murabizi neza ko mujya mukurikira ibiganiro abakoze subscribe bimeze nk'ibi ngibi. Rwose uri umukoroni w'amafaranga. Ikibazo, ese uzemera kuba imbata ndetse no kuba umukoroni igihe cyose kandi uri umuntu w'umugabo wiyita intwari, nyamara nawe uri umukoroni? Ntibikwiye. Gerageza ube intwari, urenge icyo kintu, urenge ifaranga. Basi ifaranga rigutunge, ariko nturigire gute, ntuyoborwe naryo. Ntirikuyobore, rigutunge ariko ntirikuyobore. Turashimira cyane abageze ku musozo w'iyi video. Niba warakoze subscribe, wibuke gukanda like,
kuko iyi like ni ingirakamaro. Kora share ndetse na comment, tuganire niba nawe koko waba wamaze kubyiyumvisha neza ko ifaranga ari umukoroni disi w'igihe cyose, ndetse kuva kera ndetse no kugera ubu, kubo twabyaye, ku batubyaye ndetse n'abo tuzasiga imusozi. Mu nkuru zose zizabaho, ikizakorwa n'ubuvumbuzi bwo kuvumbura gusa ko ifaranga ari umukoroni. Ibi bimaze igihe kirekire nubwo abantu benshi batarabimenya, ariko niba ukurikiye iyi video ngira ngo wamaze kubisobanukirwa. Nasomye ibitabo byinshi bitandukanye, ariko uyu munsi wa none umwanzuro nakuyemo ku bijyanye n'amafaranga, uburyo abahanga birwa bigisha uburyo amafaranga umuntu yayafatamo, uburyo wayahigamo, mbese ubona ko baremerewe, ndetse ugasanga n'abiga amashuri byose ni hahandi no kugira ngo bazabone uburyo bajya guhakwa kuri aya mafaranga. Iki si igitekerezo kibi, ahubwo cyiza ni uko wanayakorera muri ubwo buryo bwose ukanayatunga, ariko ntagutunge, ntakuyobore mu byo ugomba gukora, wowe ukagerageza kuyayobora. Ayo wakoreye uyavunikiye ntazatume akuyobora ngo ukoreshe ibibi, cyangwa se akugeze wisange mu nzira mbi aho utabasha kwivana. Ni byiza rero mu gihe utunze amafaranga kwibuka ko amafaranga ari umwarimu mubi kandi akaba n'umwarimu mwiza. Mu gifaransa baragira bati l'argent est un bon maître et mauvais maître. Murakoze rero, reka twigere ku musozo w'iyi video. Tubifurije gutunga ifaranga rihagije. Murakagira amahoro.